Amahoro amahoro God's people bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi. Murasuzwa na mugenzi wanyu Sibomana Anastase, n'ubundi turi mu kiganiro turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turebera hamwe icyo tugomba gukora. Abari muri Afurika mwese amahoro y'Imana bane namwe, abari muri bwoko bw'Imana muri Aziya, God's people muboneka mu Burayi, God's people muboneka Amerika, God's people muboneka Australia, impande n'impande mugubwe neza mubeshwe no kumenya Imana. Yego, intego yacu muzi yuko n'ubundi ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse tunamenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Turasanga kandi ubwoko bw'Imana God's people tuboneka hirya no hino ku isi nta mupaka, ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo akimara gucungura abantu, turasanga n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi, ndetse turasanga duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Turimo gusobanura no gutanga ingero zerekana yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ariho tugiye gusubiza iki kibazo kigira kiti, ese ko Yesu Kristo yavuze ngo bajye kwigisha amahanga yose, bari kujya kwigisha ijambo ry'Imana bo batarize iri jambo ry'Imana? Ese ko Yesu Kristo yavuze ngo bajye kwigisha amahanga yose, bari kujya kwigisha ijambo ry'Imana bo batarize ijambo ry'Imana cyangwa batarigishijwe ijambo ry'Imana? Ibyo ntabwo byari gushoboka. Umuntu n'ubundi wagombaga kujya kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa kurihugurira abandi cyangwa kurimenyesha abandi, nuko yagombaga kuba arifite, ndetse n'ubu niko biri. Umuntu ugomba kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha ibiboneka mu gitabo cya Bibiliya agomba nawe kuba yabanje kubyiga. Ngira ngo ni amahirwe, ni ubuntu bw'Imana kuba tubona uburyo duhurira kuri umurongo wa Rera TV1, kuko ni ukugira neza kw'Imana kugira ngo tubashe kwiga Bibiliya buri munsi, dore ko twabigize intego kwiga Bibiliya ndetse no kuyigisha. Niho buri munsi ku murongo wa Rera TV1 twigisha Bibiliya. Wowe uri mushyashya kuri uyu murongo, kora subscribe kugira ngo duhorane isaha ku isaha ikiganiro dushyizeho, isomo dushyizeho ryo kwigisha Bibiliya ribashe kukugeraho. Rero tusanze hano Yesu Kristo yarabwiye abantu ngo bajye kwigisha mu mahanga yose. Abo yabwiye ni uko bari baramaze kwigishwa ijambo ry'Imana. Niho turasanga n'ubundi Bibiliya bikomozaho, ariko hariho gufashanya. Nawe utubwira nyirizina kuri kino kibazo, tubwire Bibiliya ibivugaho iki, dufashe. Kandi wanyura muri komenti ukaduha inyunganizi, ugatanga igitekerezo, cyangwa waba ufite ikibazo ukakibaza. Yego, ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugera kuri 20 haragira hati, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hano Yesu Kristo yari arimo kubwira abigishwa be, arimo kubatuma ngo bajye mu mahanga yose, bajye hirya no hino mu mahanga yose, bajye guhindura abantu babe abigishwa ba Yesu, nabo bamenye nabo ubutumwa bwiza. Arababwira ati, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Urumva abangaba bagiye kwigisha, cyangwa Yesu yategekaga kujya kwigisha, hari ibyo bari barabwiwe bagomba kwitondera. Noneho bakwiriye nabo kujya kubitanga bakabimenyesha abandi, nabo bakabyitondera. Hariho yababwiye ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ni ukuvuga ngo abagiye kwigisha nabo hari ibyo babwiwe, barabyigishijwe, bagomba kujya kubitanga babyigishijwe. Rero nawe ukwiriye kwiga Bibiliya
dore ko kuri Rera TV One tuyigisha buri munsi. Ukwiye kwiga Bibiliya kugira ngo nawe uze kwigisha ibishyitse kandi bifatika, utaza gutanga ibituzuye cyangwa ibidashyitse. Ariho Yesu Kristo yabwiye ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri bugiye kubwira abantu ibyo bagomba kwitondera n'ibyo bagomba kubahiriza nawe utabizi. Niyo mpamvu kwiga Bibiliya ni ibya buri munsi, dore ko ku murongo wa Rera TV One tudahwema kuyigisha. Ijambo ry'Imana rikomeza ribyerekana yuko bagomba kwigisha amahanga yose batagize kurobanura. Yego, turasanga Yesu Kristo yarasezeranyije abajya kwigisha yuko ari abari kumwe nabo cyangwa azagendana nabo aho bazaba bari hose, bashyigikira mu byo barimo gukora byo kwamamaza ubutumwa bwiza. Irindi jambo ry'Imana ribikomozaho kuri kino kibazo twari twabajije kigira kiti ese ko Yesu Kristo yavuze ngo bajye kwigisha mu mahanga yose, bari kujya kwigisha ijambo ry'Imana baba batararyize? Turimo gusubiza iki kibazo mu Baheburayo ibice 5 umurongo wa 12 niho hagira hati kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Ijambo ry'Imana hano rirakomeza ryerekana yuko abantu bari bakwiriye kuba bakwigisha ubutumwa bwiza, ariko Bibiliya ikaza yerekana yuko mbere y'uko ujya kwigisha nawe ukwiriye kubanza kwigishwa. Yego, ukwiye kubanza guhabwa ibifatika kugira ngo nawe ujye gutanga ibifatika. Ijambo riragira riti kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga. Birakwiye yuko kugira ngo ujye kwigisha ukwiriye kuba wabanje kwiga, ngo dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Ukwiriye kwiga ijambo ry'Imana, ukwiriye kwiga ukamenya icyo Imana isaba abantu ko bakora, ukamenya ibyo babuza gukora kugira ngo batabikora, ukabyiga ukabisobanukirwa kugira ngo nawe ujye kubimenyesha abandi ubifite byose. Rero ni amahirwe kuba turimo guhurira kuri murongo wa Rera TV One, ndetse nabo tubasha kuba duhurira mu materaniro hirya no hino. Birakwiye yuko dukomeza tukiga Bibiliya umunsi ku munsi nk'uko kuri Rera TV One twigisha Bibiliya. Ntugacikanwe, kanda subscribe mu gihe uri mushyashya kuri murongo kugira ngo duhore twigana Bibiliya, ntihagire shapitire izagucika, ndetse n'iyo haba hari yagucitse usubire inyuma mu byo twize mbere, usikororinge uraza kubona n'ubundi n'ibindi twize kubyigisha Bibiliya. Ijambo ry'Imana ribyerekanyeho yuko kugira ngo ujye kwigisha ugomba kuba nawe warigishijwe. Kugira ngo ujye kwigisha bisaba kuba nawe warigishijwe, ndetse mu gihe urimo kwigisha uba ugomba gukomeza ukiga ukunguka byinshi, nabo wigisha ukabaha byinshi kandi by'ingenzi. Ndabashimiye yuko mwabanye natwe muri kino kiganiro twatangiranye tukaba dusozanye twize iby'ingenzi by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu n'abazadukomokaho. Ngira ngo icyigisho gishyashya cyangwa isomo rishya ubashije kwiga bigusaba guhita urishyira mu bikorwa ku kanya, ndetse ukabimenyesha n'abandi kugira ngo habeho gusangira ibyiza by'agaciro kuri twe. Yego, ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, bibeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.